ntabwo zigera twemeza yuko ukunda umupira mu gihe tutarabona igikorwa na kimwe wakoze twakita icy'ubusazi kugira ngo ukunde ubashe ubona umupira, by'umwihariko iyo bigeze kuri finali. Ibi ngibi ntabwo bikugaragaza nk'umufana wa nyawe. Kuri ino si hari abantu bakora icyo ari cyo cyose kugira ngo babashe kubona umukino w'ikipe bakunda. Kurikira ino nkuru. Ubu muri aka kanya tuvugana dukora kino kiganiro hashize iminsi igera kuri 4 Paris Saint-Germain itwaye igikombe yitwaye Inter de Milan. Yagitwaye maze kuyitsinda ibitego bigera kuri 5-0. Kuri uwo mukino hari igitangaza cyabaye, inkuru iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga hose. Ni y'abasore babiri bo mu Bubiligi bakoresha urubuga rwa TikTok bavuze ko bamaze amasaha 27 bihishe mu bwiherero bwa stade ya Allianz Arena i Munich mu mpera z'icyumweru gishize kugira ngo babashe kureba umukino wa nyuma wa Uefa Champions League wahuje Paris Saint-Germain na Inter de Milan ku buntu. Abasore uko ari babiri harimo uwitwa Niri Remereye ndetse na Sene Havabeki babwiye ikinyamakuru VRT News ko babashije kwinjira muri iyi stade ya Munich umunsi umwe mbere y'umukino, ubundi bihisha mu bwiherero. Nyuma yo gushyira ikimenyetso ku rugi kigaragaza ko ubwiherero butari gukoreshwa, abasore bombi babugumyemo bucece mu gihe kirenga umunsi kuko abashinzwe stade ngo bari bahari. Uri ko umusore witwa Remereye wari muri abo ngabo babiri yabwiye ikinyamakuru cyo mu Bubiligi ati twari dufite agakapu ko mu mugongo karimo ibiryo byoroheje snacks, ubundi tujya kuri telefone zacu kugira ngo amasaha y'icumi. Yakomeje agira ati amatara ntigeze azima ndetse uburyo twari twicayemo bwari bugoye, yewe no gusinzira byasaga n'ibidashoboka, mu buryo bw'imbaraga no gutekereza byari bigoye. Ubwo bumvaga abafana batangiye gusakuza biyamira, ndetse abafana benshi batangira kuza gukoresha ubwiherero ku munsi w'umukino. Abasore bombi bavuye aho bari bari bakomeza muri stade imbere ahicara abantu 86,000. Remereye ati twarebanye ubushishozi umuntu ushinzwe umutekano ushobora kuba arangayeho gato, twagiye kuri telefone dufite ibiryo mu ntoki, ubundi duhita twinjira tugera muri stade. Paris Saint-Germain yatsinze ibitego 5-0 ndetse twari mu gice cy'abafana b'ikipe yatsinze. Niwo mukino mwiza twabonye mu mateka yacu. Abafana barebye umukino wahuje PSG na Inter Milan, nibura bagombaga kwishyura amafaranga y'amanyarwanda 145 na miliyoni 1.5 n'amafaranga 30,000 y'u Rwanda. Wari umukino w'ishiraniro hagati y'ikipe yo mu Budage